duhabwe ubugingo, ahubwo imirimo myiza tuyikora kugira ngo duhabwe ingororano, ikindi tukayikora ku bwa Kristo watwakiriye. Bimeze gutya. Ufashe umukobwa, ari umuntu mwene data umwe yambwiye akantu ejo nimugoroba arambwira ngo ufashe abakobwa babiri, ugasanga hari umukobwa wambaye ibintu uvuye guhinga udasa neza, hakaba n'undi mukobwa uri gushaka ubwiza kugira ngo uyu muhungu amwemere. Hanyuma umusore yareba umukobwa uri kwidekora uri gushaka ubwiza kugira ngo yemere, uyu musore akamuca amazi. Yareba uri uvuye guhinga akahita amubwira umva nagukunze, uyu wanyemerera ukazambera umufasha. Ari kubwira wa wundi ngo cyose ko nashatse ubwiza bushoboka bwose kugira ngo yemere ko mbona aciye amazi akemera uri uvuye guhinga. Uyu nguyu ari kugaragaza ubuntu aho butandukanira n'amategeko ndetse no gukenuka k'umuntu ahantu butandukanira n'ukw'Imana. Uyu nguyu amaze kubwira uriya we uvuye no guhinga usa nabi, wowe nagukunze. Ubwo nagukunze uriya ahita avuga umuntu nkunze nambaye gutya, reka ngende se neza kugira ngo munezeze. Uyu muntu agiye gushaka kwambara gusa neza no kwidekora, so kugira ngo yemerwe n'uyu, ni ukugira ngo anezeze uyu wamwemeye. Natwe rero ntabwo dukwiye gukora imirimo myiza kugira ngo twemerwe, ahubwo dukwiye gukora imirimo myiza kugira ngo tunezeze uwatwemeye turi babi. Ako karumvikana? Ntabwo dukwiye gukora imirimo myiza kugira ngo twemerwe, ahubwo dukwiye gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tunezeze Kristo watwemeye tukiri abanyabyaha. Uriya mwemeye acyanduye, abonye uburyo mwemeye kandi atanakwiriye, tabareka ngene nanase neza na niyuhagire nezeze uyu muntu wanyemeye ntanakwiriye. Ntabwo ari ngo rukugira nyemeye, ahubwo yanyemeye nakwiriye. Rero ubwo nyemeye ntakwiriye, reka nanjye munezeze nse neza nkuko ashaka. Urumva ni iki cyatumye Paulo avuga ngo yewe nubyo narwanyaga itorero, ndwanya abantu no gukizwa, nzi yuko ndi gushirikira idini, ndi kurwanya Kristo, none Kristo anyemeye murwanya. Paulo ahita yumva muri ufite ideni, aravuga ashingiye urukundo Kristo ankunze n'ubwo reka nanjye nitanga ibishoboka byose, nemere guhomba byose kubwo kuronka Kristo nanjye muzanire benshi. Yesu hano Paulo ari kubikoreshwa n'iki? Ari kubikoreshwa n'urukundo, ikindi n'ishyaka afite ashaka kunezeza uwamwemeye atari uko akwiriye. Ntabwo imirimo nivuga butumwa Paulo ari kubikora kugira ngo Yesu amwemeye, ari kugira ngo anezeze Kristo wamwemeye atari yanakora iki akirwanya na Kristo. Ubonye ahantu ubuntu butandukanira n'amategeko. Ubuntu bugusaba gukiranuka ubiheshejwe n'urukundo ukunda Kristo no gusabana nawe. Noneho amategeko agusaba gukiranuka mu mbaraga kugira ngo wemere, ariko iyo wemeye Imana iravuga ngo nkwemereye mu bantu, ariko ijuru sinari kwemeramo. No mpamvu ateme bayo kuryinjiramo bari barinze Yesu ko abasangayo, abahereze kwizera Kristo. Abagabo mukwiye kwizera njyewe ntawe ujya kwa data ntamujyanye, kuko mwari mutaramenya abayoburiye, dore mumenye uwondi njyewe bugingo no unyizeye niyo ndi gutware paradiso. Bari yasaba bakwiye kwanga, baravuze nta kundi twadutegereje ukwacu kwagarukiye mu isi, niyo mpamvu Satani atumuheye. Bari barinze nyine utanga ubugingo bitavuye mu mbaraga za imirimo rero bari bakoze bazayihemberwa mu ijuru, ariko ubugingo ni ubuntu baheshwa na Kristo. Niyo mpamvu Korneliyo yari afite ubuntu, yagiriye abakene n'imirimo myiza n'amasengesho. Si byemewe se? Ariko Imana iramubwira ngo ukwiye kwakira Kristo, imirimo uri gukorera kuyubakira ku musenyu igarukira aha, ukwiye kuyimurira ku rutare. Urutare ni bw'imirimo izemerwa uri mu rutare, nibwo uzayihemberwa mu ijuru. Ndarangije. Abantu baradusobanukira icyitwa ubuntu n'amategeko aho bitandukanira. Ntabwo ubuntu bukwemera gukora ibyaha, ahubwo ubuntu bugusaba noneho kunezeza uwabukugiriye. Haleluya. Imana ibampera umugisha. Didier, tanga nomero yawe abagukenera. Yes. Bakubona gute? Guteranyaho 256 7 5 32 10 18 rimwe subiramo guteranya